Yesu nagera no mu mishinga yawe yapfuye akagera agasanga iterambere ryabo ryarangiritse ryarapfuye, agasanga nta cyerekezo kigifite, aguha icyerekezo, kagira icyerekezo kizima, kakugarurira agaciro wari watakaje, akagusubiza agaciro. Ntacyo bitwaye ko bakumurikiye za Nyabingi, ntacyo bitwaye ko ibyo urwana nabyo n'abarozi baguhagurukiye. Reka Yesu abane nawe, ntacyo uzaba. Sengera abarwayi, ntabwo ari igihe cyo kwicara, si igihe cyo kwicara, ni igihe cyo guhaguruka tukavuga, kuko ugendeye ku bihe icyo bitwereka, ibihe biratwereka yuko ibyo tuvuga ari ukuri. Kandi umuntu waba ugishidikanya ku butumwa bwiza twigisha ari ukuri, ashobora kubirebera mu gihe tugezemo. Isi ntabwo ikigukunze, isi ntabwo nta mwanya ikigufitiye. Imana yacu ibaho umugisha, Imana yacu ibagirire neza. Ndagira ngo dusome rero ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 28, ibice byaho ni 28. Ndagira ngo turasoma guhera ku murongo wa mbere. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati nukuri uyu muntu n'umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idacurwa kiberane mukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini kibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana yacu ihabwa icyubahiro. Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye umunsi wa none kugira ngo tubashe kumva icyo dushakaho kandi tubashe kumva icyo uvugana natwe. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro, ne kuba ari ngere rero, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Vugana n'imitima y'abantu bose baduteze amatwi, vugana natwe, vugana na buri muntu wese, kandi ijambo ryawe rigira ububasha kuri buri muntu wese, riherekezwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Tugushize hejuru, tuguhaye icyubahiro, ni wima ingoma muri buri muntu wese, ni wima ingoma muri twebwe, utegeke uganze. Ijambo ryawe ribona umwanya udasanzwe. Nirukanye imbaraga z'umwijima, nirukanye imbaraga zose za kirogoya ku buzima bwa buri muntu wese uri kunyumva mu izina rya Yesu Kristo. Kandi igiti cyose Data wo mu ijuru atateye ku buzima bw'ikirandurwe. Nuko rero reka ijambo ry'Imana riterwe muri we, reka gukiranuka kw'Imana guterwe ku buzima bwa buri muntu wese uri kunyumva mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye ijambo ridasanzwe, twumvise ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, ngo bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro. Uwo ni Pawulo wari urimo aravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'Umwuka Wera, ibice byaho biheruka. Ngo tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merita, ngo baducanira umuriro, ngo noneho kuko hari habaye imvura n'imbeho nyinshi. Ariko Pawulo ngo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza, iramuruma, ngo inshira imuruma ku kiganza. Hanyuma bene igihugu babona icyo gikururuka kirereta ku gikonjo, baravuga bati uyu muntu n'umwicanyi. Batangira kumwita amazina, batangira kumuvuga uko atari. Hari igihe ingorane zikuzaho, ibyago bikakuzaho, abantu bagatangira kuvuga ngo wenda wahemukiye Imana cyangwa umurozi cyangwa bese bakakwita amazina runaka. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire muri uyu mwanya wa none, Pawulo akora ikintu kidasanzwe, akunkumurira icyo gikururuka, icyo kiyoka, iyo nzoka ayikunkumurira aho ngaho. Ndashaka kugira ngo muri uyu mwanya wa none hagira ibintu kunkumura ku buzima bwawe, kuko birashoboka ko nawe waba wararumwe, birashoboka ko inshira yaba yarakurumye, ariko kandi ukunkumura icyo kintu gikururuka. Kuko muri Kristo Yesu dufitemo ubutware, dufitemo ubushobozi. Muri Kristo Yesu dufite ubutware bwo kunesha Satani no gutsinda. Ni ukuvuga ngo aho bari bategereje kuri busebere ntabwo uzahasebera, aho umwanzi yarategereje kusebera ntabwo uzahasebera. Kubera iki? Kuko haleluya,
uri mu mugambi w'Imana, uri mu mugambi w'Imana. Ndashaka turacyari nababwiye ko turi mu gihe cyo kuvuga imbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Imbaraga z'Imana ziri muri twebwe ntabwo zitwemerera kwicwa n'inzoka, ntabwo zitwemerera, haleluya, ntabwo zitwemerera, ntabwo imbaraga ziri muri twebwe zishobora kwemera ko abakuzengurutse bakugiraho ububasha, bakugiraho ijambo. Abantu bene icyo gihugu bamenye icyo, babonye icyo kintu gikururuka kirereta ku gikonjo, baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi, nturora kubwo yakize mu nyanja idaca urwakibera ntimukundira kubaho. Ndashaka kukubwira iki? Nzanye ijambo rivuga ngo humura Uwiteka akubereye maso, humura Uwiteka akubereye maso, humura Uwiteka ari kumwe nawe, ikubereye maso. Haleluya, humura, ikubereye maso. Ntabwo uri bupfe, ikubereye maso. Ntacyo uri bube, ikubereye maso. Nturi busebe, ikubereye maso. Haleluya, ntabwo uri buse. Pawulo, umva Pawulo, ndashaka kuvugana nawe Pawulo. Uri mu mugambi w'Imana, wakiriye ku kirwa cy'Imerita, ariko kandi wongeye guhura n'ibyago. Muri iyi si turimo ni inyanja twogamo, turimo turoga. Ni ahantu tubonera ingorane nyinshi, ingorane zisimburwa n'izindi, intambara zivaho hategurwa izindi. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo mu rugendo mu ntambara ndarasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Wagiye kure ye uzaneshwa, ariko nituba hamwe nzahora nesha. Kuko yakurinze hariya kuri iriya nyanja, itegereje no kukurinda kuri iki gice no kuri iki cyotero. Ahangaha aha bacanye umuganda w'inkwi kugira ngo ususuruke urebe ko wakira imbeho y'ejo hashize. Hari igihe abantu bagerageza kukwakira, wagerageza kugira ngo ugiye kugera mu kintu mwihumure runaka, ugahura n'ikindi kintu gihaguruka kiguhagurukira kugira ngo gitume uhora ukonjamye, uri mu mbeho, uri mu kaga, cyangwa uri mu ngaruka z'akaga kashize. Ariko yakurinze hariya n'uyu munsi irahari. Ndi kukubwira ngo humura, humura, ikubereye maso, akubereye maso. Yesu Kristo umwana w'Imana wakiriye wizeye, ntabwo uzapfa, uzarama, kugira ngo wamamaze kugira neza kw'Imana. Imigambi ya Satani ntabwo izahama, imigambi y'abarozi ntabwo izahama, imigambi y'umwanzi ntabwo izahama. Yego, bene icyo gihugu batugirira neza, ariko kandi ngo ishira iva mu muriro iramuruma ku kiganza, kandi ishira ifite ubukana. Incira nta mpuhwe ifite, ishaka kugusebya, ishaka kugira ngo umurimo udakomeza, ishaka kugira ngo ucike intege, udakomeza urugendo wari ugiyemo. Ishira yarahagurutse, ikiyoka cyarahagurutse. Ariko Pawulo akora ikintu kimwe, arakunkumura, akunkumura icyo gikururuka, agikunkumurira mu muriro, ntiyagira icyaba. Akunkumura icyo gikururuka mu muriro, Bibiliya iravuze ngo ntiyagira icyaba. Birashoboka ko wari umwe, ariko icyo cyakurumye kunkumurira mu muriro, kandi ntacyo uri bube. Noneho ngo babandi bategereza yuko ari bubihimbe cyangwa ari bupfa kindutse. Babandi bari barimo bamureba, babandi bari bavuga ya magambo, bamwe bari kuvuga ngo idaca urwakibera ntimwemerera kubaho.
bategereza ko ari bubyimbe cyangwa pfe akindutse, ariko ngo bamara umwanya munini bari aho bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Siko ari Imana? Uzi ko ari Imana? Barahindura baravuga ngo bategereje ko asebye, bategereje ko Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire, ntacyo uri bube, kuko ako kaga kakuziye ntabwo ari we wakohereje, si we wagatumye. We kunkumura ni gutuku, we ntabwo yitaye ku bukana bw'icyo kintu, yitaye ku mbaraga ziri muri we, yitaye ku mbaraga. Arakunkumura, nta nubwo yigeze atabaza ngo muze mumfashe. Reka va ku bantu, dore umaze igihe kirekire utabaza abantu, umaze igihe kirekire wandikira abantu, umaze igihe kirekire we expectinga imfashanyo ituruka ku mwana w'umuntu. Ariko oya, sohoka muri icyo cyumba, izere imbaraga z'Imana zikorera muri wowe, izere Kristo. Muri Kristo harimo ubutunzi butagira akagero, harimo byose, harimo ubushobozi, harimo ubutware, harimo ubutunzi, harimo byose ukeneye wifuza. Pawulo ntago yabyitayeho, ntago yitaye ku magambo, ntago yitaye ku bwoko bw'inzoka imurumye. We yaravuze ngo arakungumura tu. Abantu ngo bategereje ko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa akindutse, birahinduka bati ni Imana pe. Babonye ntacyo abaye, nta kubyimbirwa, nta kintu abaye. Ndagira ngo nkubwire ngo abadayimoni bagusakuriza, bari mu matwi yawe bagusakuriza, abo bantu bagusakuriza babwire ngo nta oya wikuriga unavugana nabo, ahubwo gira kunkumura. Yes, bugufi bwaho hari igikingi cy'umutware w'icyo kirwa, ngo aratwakira aratuzimanira iminsi 3 yose. Hari umuntu wari urwaye ubuganga n'amacinya, nukomeza gusoma hepfo. Pawulo yinjira mu nzu ye, arasenga, murambikaho ibiganza, arangije ako kanya ngo ahita akira. Arwaye ubuganga n'amacinya. Indwara y'ubuganga sinsobanukiwe neza, ariko njya numva ubuganga ko bubaho. Arwaye ubuganga hamwe n'amacinya, ariko ngo yinjiye muri iyo nzu amurambikaho ikiganza. Ikiganza cya Pawulo kirimo gukira, kirimo gukiza, kirimo ubuzima utabona kwa muganga. Ibyo biramenyekana. Abandi barwayi baraho nabo bahere ko baraza, bahageze nabo abarambika ibiganza ngo barakira. Barangije ngo baduhe icyubahiro cyinshi. Uwo ni Pawulo bivuga, babaha icyubahiro cyinshi ngo kandi tugiye gutsuka bashyira ibyo twari dukennye byose mu nkuge yacu. Umva, bamaze gukora uwo murimo. Nujya mu cy'Imana kuyoboramo cyangwa gutegeka gukora, uzasanga ibisubizo by'ibyo washakaga, ibisubizo ibyifuzo wari ufite bisubirizwa aho Imana gushaka, bisubirizwa mu cy'Imana gushakamo, bisubirizwa mu Imana ikohereza. Aho Imana ikohereza ni muri Kristo Yesu. Aho Imana ikohereza ni mu gukora icyo Kristo agusaba no kugendera muri we. Maze igihe kirekire ndimo ndavuga, mbwira abakristo ngo duhaguruke dufatanye tuvuge ubutumwa bwiza. Ntukamara umunsi utagize umuntu ubwira Kristo. Sengera abarwayi, ntabwo ari igihe cyo kwicara. Si igihe cyo kwicara, ni igihe cyo guhaguruka tukavuga, kuko ugendeye ku bihe icyo bitwereka. Ibihe biratwereka yuko ibyo tuvuga ari ukuri. Kandi umuntu waba ugishidikanya ko ubutumwa bwiza twigisha ari ukuri,
ashobora kubirebera mu gihe tugezemo. Isi ntabwo ikigukunze, isi ntabwo nta mwanya ikigufitiye. Ukwiriye kumenya ko turi abashyitsi n'abimukira. Gakondo tujyamo iwacu aho tujya hatandukanye n'inaha. Hano harasaza ariko hariya ni heza kandi ntihasaza. Pawulo akomeza ivugabutumwa hirya yo kurumwa, hirya yo guhura n'izi ngorane, hirya yo guhura n'aka kaga atihamagariye. Wabibonye ukuntu Satani afite udukoryo twinshi. Avuye hariya mu nyanja, muzi ibyo ingorane bahuriye nazo ku kirwa cy'Imerita. Bamaze iminsi myinshi bari mu nyanja, bagenda mu nyanja, kandi noneho ubwato bwashwanyaguritse. Buri muntu wese ari kogera ku kabaho, agenda ku kabaho, kuko Pawulo yari yabahanuriye arababwira ngo nta n'umwe uri bupfe muri mwebwe, kubera ko bagitangira gutangira urugendo bari banywe. Yari yafashe amazi basangira, baranywa, bajya no ku mugati barya umutsima. Arababwira ngo mwese dusangiye, nta n'umwe uzagira icyaba. Bageze mu nyanja hagati, bahura n'umuraba, bahura n'akaga, bahura n'ishweri, ku buryo ubwato bwashwanyaguritse. Ariko haleluya, hari ijambo dufite ryahanuwe kandi rirushaho gukomera. Nawe uri kuryumva uzaba ugize neza nuryizera kandi ukaryitaho. Nuryizera uyu munsi wa none riragukiza, riraguha ubuzima. Pawulo uko yari yabivuze niko byagenze. Barakize barambuka. Noneho ngo bamaze kugera hakurya bamenya kwicokirwa, kuko bakikirimo ntibari bazi ibyo ari byo. Hari igihe uba mu kibazo ukibaza ni ibiki ndi kurwana nabyo, ntumenye ibyo ari byo, ariko uzabimenya. Bakimara gukira bamenya yuko ngo icyo kirwa cyitwaga Merita, ngo abantu baho babagirire neza, babacanira umuriro. Inshira ihubuka mu muganda w'inkwi, iruma Pawulo ku gikonjo, imuruma ku kiganza. Umvise, umwanzi amutegeye hariya kugira ngo ubutumwa butavugwa. Umwanzi amutegeye hariya kugira ngo acike intege. Icyazanye umwanzi ni ukwiba, kwica no kurimbura. Nicyo cyamuzanye, kukwiba, akwibe atuma utamenya icyagukiza, akwibe atuma utamenya aho imbaraga zawe ziri, akwibe mu bitekerezo. Icyo nicyo cyambere abanza gukora, akakwibagiza imirimo y'Imana, akakwibagiza uriwe, akakwibagiza uwo wakiriye n'uwo wizera. Niba warizeye Kristo, ndagira ngo nkubwire ko Kristo arahari kukugira neza, kuko akora ibintu bitatu ku muntu wamwemeye kandi wamwaciye. Agukiza ibyaha bikaguhunga, ibyaha bitari byaguhunga ngo ibyaha ubikandagire ku gakanu. Ni ukuvuga ngo Yesu aba atari yagera mu mutima wawe. Icya kabiri, iyo amaze kugukiza ibyaha agukiza indwara. Icya gatatu, agukiza imibabaro. Ibyo ni ibintu simusiga Yesu akora. Ahantu yageze asiga baseka iyo yarasanze bababaye. Ahantu Yesu yageze hari indwara, asiga indwara zahavuye. Aho yageze hari umuntu wari upfuye cyangwa wari ugiye gupfa, asiga muzuye. Cyangwa se nukuvuga ngo Yesu nagera no mu mishinga yawe yapfuye, akagera agasanga iterambere ryawe ryarangiritse, ryarapfuye, agasanga nta cyerekezo kigifite, aguha icyerekezo, kagira icyerekezo kizima, kakugarurira agaciro wari watakaje, akagusubiza agaciro. Ntacyo bitwaye ko bakumurikiye za Nyabingi, ntacyo bitwaye ko ibyo urwana nabyo n'abarozi baguhagurukiye. Reka Yesu abane nawe, ntacyo uzaba, kuko azakurinda. Erega wavutse atabishaka Satani. Iyi nzoka ikomeza irwana, iyi nzoka ikomeza ishakisha. Iyi nzoka yahuye na Pawulo kugira ngo imubuze ivuga ubutumwa, itumi ubutumwa bwiza budakomeza. Ariko umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe, umugambi w'Imana urakomeje ku itorero ry'Imana, umugambi w'Imana urakomeje. Nta kizahagarika umugambi w'Imana, nta cyarogoye umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana uracyakomeje. Nakubwiye ngo ikubereye maso, iri kumwe nawe, irahari. We humura, komeza uyigirire icyizere, komeza uyigirire icyizere. Pawulo ntabwo yabyitayeho, yarakungumuye tu, akungumura icyo gikuruka aho cyaturutse. Yes,
abifashijwe n'iki? Abifashijwe nuko afite Kristo muri we, hari imbaraga ziri muri we zituma adapfa, zituma atapfira aho ngaho. Reka atari yasoza umugambi w'Imana. Umva nkubuze, wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa mukobwa, wa musore we, umva ndakubujije ntukagira ujye utari wasoza umugambi w'Imana. Ntabwo uri bupfe utarasoza umugambi w'Imana. Diabete ntacyo yagutwara utarasoza. No, banza usoza umugambi w'Imana, kuko umugambi w'Imana nawe urakomeje ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana nawe uracyakomeje. So rero witinya. Niyo mpamvu Abisirayeli bageze mu kuva ibice byaho 14 bageze ku nyanja itukura, ntabwo bapfiriye aho ngaho. Mose arababwira ati mwitinya, muhumure, mwihangayika, ibi mubona biri kubarwanya ntimuzongera kubibona ukundi. Erega hari igihe ubona usumbirijwe, ariko izere Imana, izere Yesu Kristo, izere umwana w'Imana. Arababwira ati ntacyo muri bube, mwitinya, mwihagararire, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Aba mureba babirukanka inyuma ntimuzongera kubabona ukundi. Nanjye ndagira ngo usuzugure icyo kibazo, suzugura iyo nzoka, suzugura Satani, suzugura abo barozi. Kuki uri kubaha agaciro? Kuki uri kumuhunga? Wibahunga ahubwo uri muri twe aruturi mu bisi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo muri aka kanya wizere Kristo Yesu. Yego, Paulo akomeje akazi, ntabwo yahagaraye gukora akazi, ahubwo arikomereje ivugabutumwa, arimo arabwiriza, arimo arakiza indwara. Nkubwire ko Yesu Kristo akomeje akazi mu buzima bwawe. Nkubwire ko Yesu Kristo akomeje kugira. Wewe emera mugendane neza. Erike niwe bifitiye umumaro. Iyo tubabwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kubwakira bigufitiye umumaro n'urubyaro rwawe n'umuryango wawe, kuko burakugarurira agaciro, burakora umurimo muri wowe. Imana yacu ihabwe icyubahiro.